aha imihanda kuri kugenda isa nkaho inyereramo gake gakeya. Abantu barashaka kuyinyereza ariko ntabwo biri buze gukunda uko biri kose. Nuko rero umeze neza ariko shana n'amahoro turashima Allah. aryo umuyisilamu yes byanyabyo se ubwo nawe witwa Ibrahim ahubwo niryo ryanjye shuba ibaze ko ngezinze gutya ntazi kari kuko kari byo koko kandi byanyabyo niryo ryiwanje njye urye yiwawe Ibrahim Aburahamu mu bakoresha ikinyarwanda ubwo ngobwo arye bwo kwa gatanu kuko arakanunye arakantu hajye nsobanukirwa. Abakatolika basenga ku cyumweru baterana ku cyumweru ni ukuvuga ngo amatorero yose asenga ku cyumweru havuyemo abadive. Nyine niko cyo kintu kijya kinshanga hanyuma abadive ni kwa gatandatu akaza idini rya Islam ryo kwa gatanu nyine uruncitse nagiye kuvuga neze abakatolike abarokore abandi bose n'iki batampera n'abaki bose basenga ku cyumweru baterana ku cyumweru ntago basenga. Abatampera ni kwa gatandatu ni kimwe n'abadive none se mwebwe abayisilamu wenda ntago ndibikuzemo nditambukiye ariko bibaye ngombwa ko mbikubazaho. Mwebwe abantuza Islamu abayisilamu kuki byabaye ku cyumweru? Ntago ari ku cyumweru ni kwa gatanu. Ni kwa gatanu nzi kubera iki byabaye kwa gatanu mwebwe? Imana yakoze iminsi ngahe aho ngana aba nkubeshye uzasome cyangwa se n'abantu bazakubwire muri comment. Izina ry'Imana aho ngaho rwose nabangiye kukubeshya nanjye niwo mukoro ngiye gusiga ngusigiye n'abantu bawe bazakubwire muri comment impamvu kuwa gatanu ariyo bazakubwire iminsi Imana yakoze. Bavuga ko ari iminsi 7 ariko ayishuwa itangira kwa kangahe nako ikarangira kwa kangahe? Bavuga ngo ku munsi wa mbere Imana yatandukanyije umuco n'umwijima. Niyo mpamvu n'abadive bagiye kwiremera umunsi wabo kwa gatandatu burango ngo ni umunsi wa karindwi mutagatifu. Batangira kubara ku cyumweru ngo ni kwa mbere. Ku cyumweru wo ni kwa mbere. Ngo wa mbere w'isabato. Bo kuri kalendari yo bagira iminsi 8. No, wowe nyine ni ukuvuga ngo ku cyumweru ku badive ni umunsi wa mbere w'isabato. Ku wa mbere ni umunsi wa kabiri. Bikazagera kwa gatandatu n'ubundi ari iminsi 7 yuzuye. Bigira kwa gatandatu okay. Kwa mbere ni ku cyumweru. Kwa mbere waho. Kwa mbere wacu abari kwa kabiri. Ubwo rero ako kantu ziko gateye ubwoba. Uziko umpaye umukoro wa mugani wawe. Impamvu abisilamu bo baterana kwijuma. Nta n'irindi torero riterana kwa gatanu. Muri comment batubwira nta dini rindi ribaho usibye idini rya Islam riterana kwa gatanu. Muri comment batubwira impamvu abayisilamu baterana kwijuma. Nshobora kuba mbizi ariko kuko Kigali yaraducanze urumva ariko nyine ugasanga nyine natwe twaragoswe kandi ntago waturenganya bro. Uwo no mukoro nyine abantu bawe urumva bakubwira izina rya natwe ntago waturenganya kabisa. Iyi mihanda rero kumboni zawe uri kuyibona ute? Imihanda izuba riri kuva abasaze bari kuza ari benshi biyongereye ariko n'abantu bari gushaka kutwanduza bya bindi navuze ubushize bantidukubura umuhanda tugiye kongera wamwe ariko ntago wawuzanye baraza kuza gutuma njya kuwugura aryo mwe barawugura iyo mwe barabona ari cyane muri iki kinyijana cy'umuntu atagura. Hari ibintu bigira ikesha mvugo ngo ntibavuga bavuga. Ubwo niyo mpamvu mbanje kwisegura ntaza kugira ibyo nkoresha ikinyarwanda nabi abantu bakantera amabuye. Muri showbiz rero mu cyo bita ngo ni box office ya muri showbiz dufitiye iki? Ndajya dukubite tubangura ku muntu yago
yago ko ari cya gitabo gifite nk'ibitabo nk'icumi. Yago nk'uko abanyarwanda bamenyereye n'amarira yagarutse ikibazo cya views n'ubundi ubushize yagize atya aza avogera abasitari tuzi mu Rwanda abakubitiyemo ati bamwe ababyeyi babo barafunze bakoze jenoside abonye views icyo cyo turakiritse icyo turakihoreye turanagisimbutse arariye ku kwezi nibwo yahembwa none ubu ngubu niba yarebye akabona bitari bukunde ni umuhanga uku kwezi gushize nta minsi 3 itambutse ahembwa kuko YouTube n'ubu ihembwa hagati ya 20 na 25 23 na 25 none turi 20 nazingaera nenye 6 n'eshanu turi 6 aho ngaho ntago nibuka none ibaze ahise atangirana n'indi nkuru adukubise indi nkuru saza z'ubwenge we ngo umugore we yamutaye arangije amutwara ngo umwana w'ibyumweru 3 urumva kakana niko kandi kana nashaka gukuriyaringa nase buriya mbere yo clearinga wenda dukosore yari umugore we yari habaraye akoze yari umugore ntiyari umugore we yari ni habararye kuko ntiyigeze asezerana ntitumuza asezerana buriya tuyatwayita koco se nk'iribaho koco y'umukobwa wavuye iwabo umukobwa ari mu Rwanda yigemuye avuye mu Rwanda amakuru ahari mfite nzi neza nuko umukobwa yavuye mu Rwanda agiye kumusura Yago akamufungirana byabaye nka bya bindi bya kera byo guterura biriya twabyita guterura bro ntiyatereye nk'uko imbere byakorwaga ariko biriya nabyita nko guterura katika iyo aza kuba yarabikoze byemewe nk'uko babikoraga mbere byakwiswe guterura ariko se umukobwa avuye mu rugo iwabo agiye gusura umusore reka tubigereranye wenda nashaka aba ari nko mu Rwanda kandi none ngo amakuru y'abamotari avuga ko yari umufana ariko abafana bo muri iyi minsi rero nabo nibarebe ubundi mbere yuko reka nge nkunda gukoresha amazina yanjye nitwa Dr Ibrahim uri hirya iyo ngiyo mu ntara cyangwa se uri muri Kigali nk'ahonde undebye kuri YouTube runaka cyangwa se undebye kuri Afrotrix wumvise ko kukwiriye kuba umufana wanjye ushatse kumbona mbere yuko uva mu rugo uza kundeba wabanje ukamenya aho undi n'ubuzima mbayemo n'ubu ibyo si byo bafana byo barabareba ko babona mumeze nka za zahabu zishashagirana mwana izo zahabu rero nizo zigiye kuzajya zibakoraho ariko ubundi niba uri umufana wanjye gute uza kundeba mu rugo kuki tutapanga niba koko uri umufana wanjye nsanga ahantu muri hoteli runaka cyangwa se muri moteri cyangwa muri bare niba ariyo fanta dusangira tuyisangira and then subire mu rugo nawe uri kwirengagiza mwana ubusitari buraryoha mwana ubusitari buraryoha ariko uzi kubona ibintu bikwizanira utabivunikiye umusa nyine ariko se buriya hari ibintu bikwiriye natwe ubwacu dukwiriye kujya tuvuga ngo umurongo ntarengwa ariko se yego uri umusitari cyangwa se ndi umusitari runaka umuntu runaka akeneye guhura nanjye ubundi ni gute mujya kumubwira ngo uransanga mu rugo ari nayo mpamvu nyine niba kuko ndi umusitari ngomba kubaka izina ryanjye anarihesha icyubahiro nk'umusitari aho kugira ngo runaka mu kanya azanyanduriza izina ase reka wenda tureke ko yamufashe akamushyira mu rugo akamugira umugore akagera aho amutera inda bakabyara iyo aza kuhagera mu rugo and then nyuma y'iminota runaka agatabaza ko afashwe ku ngufu byari bufatwe biri iryo zina ry'ubusitari tuvuga ko yari agerageje kurinda kugira ngo uwo mufana we musange mu rugo yari kuba ririnze nanone aho iyo ngingo wenda yagize imana ntiyabaho none kuri ubu ngubu atangiye kutubwira ngo uwo bakundanye ngo agapostinga akagera gute
we yamutaye. ari nabyo yagerageje gukoresha imvugo ashaka kujijisha abantu, avuga ko yubaha igitsina gore, akanubaha uwo akunda, banabyaranye, mu mwanya muto akamwita umugore, mu kandi kanya akamwita umukobwa. Ako buriya mu mboni zawe itandukano riri hagati y'umukobwa n'umugore ubona ari irihe? Umukobwa ni umuntu umeze rega umukobwa abo umukobwa kubera ko akiri iwabo, umwangavu. Niba yavuye iwabo, abanyarwanda bambabarire gishobora kwangiye gukoresha ijambo riremereye, n'umukobwa wabyariye iwabo ntibamwita umukobwa, bamwita igishubaziko. Igishubaziko. Jeez. Ntabwo tukanye. Nicyo kinyarwanda kereka niba byaba byarahinduwe nkaba ntabizi. Umukobwa wabyariye iwabo yitwa igishubaziko, kimwe n'uwananiye urugo akagaruka iwabo. Afite abana ubwo nawe ni igishubaziko. Uwo ni mu muco. Ubu rero ubu kano kanya twebwe turi muri digital veni siko bimeze. Ntago bikura ikinyarwanda. Aha, amakuru y'abamotari avuga ko uriya mukobwa yavuye iwabo arambuka ajya muri Kampala Uganda, agerageza kubana na Yago nk'umufana. Niba yaragerageje kubana nk'umufana, yatwaye indate. Umufana atwara inda y'uwafana. Nyine habayeho accident, reka tubyite impanuka. Kereka ahubwo biramutse bivuzwe ko Yago yamufashe ku ngufu. Reka tubyite impanuka. Impanuka yo mu muhanda utagiyemo. Oyase. Ibyo nanone nzi ko byaba yari yicaye mu gipangu, abana batera amabuye, aramufata. Oya wenda ko ngako tugataruke, wenda turi no kumusesereza. Ngewe icyo nshaka kumeka kuri ntago ari kuri uyu mukobwa. Ni Yago. Hatajyana n'unanyumva nabi, uyu mukobwa ashobora no kuba yifitiye ibindi bibazo byiwe, ntago nshaka kumugarukaho. Okay, niba ushaka rero uko buri afite impamvu yafashe akava kwa Yago aho yarari, agaheka umwana we. Byaba ari n'ubutwari yagize bwo kudasiga umwana yabyaye. Ubwo n'ubutwari bukomeye cyane. Uzi yari kumusigira. Atitaye kuko bari babanye, agaheka umwana we, akava muri Uganda, akambuka akagaruka mu Rwanda. Yego. Kuko nanone amakuru ahari nuko kugeza kuri ubu ngubu umukobwa ashobora kuba ari iwabo. Umukobwa bari iwabo. Kuba ari iwabo icyo ntago ari cyo kibazo. Ntago ari ikibazo. Ahubwo ikibazo. Uwagiye imbere ya kamera kazana yamarira. Haka abanyarwanda tumenyereye imihanda. Abanyarwanda bagira impubu bwose. Kira kiganiro ubu kimaze nko kugera mu 2000. Yanakubise ikiganiro gifite isaha. Bice bateye agatebe baramwumva kuko. Ngewe nyeberwa. Ubundi tuzamufatira mu yentozo. Ariko ngewe reka nkwereke. Mbere yuko tugera kuri iyi nkuru yewe. Ture behind yewe. Yago yari umunyamakuru mwiza cyane pe. Nongeye ndabivuze, Yago for real. Ubundi yitwaga hari izina bita yitaga Yago for real. None iri pondate ryaje ni pondate koko. Pondate rijeje ubundi ahagire mu buhanzi. Bro, sinkubeshye maniga, Yago for real ure yari real. Yari uwanyawe. Yari umunyamakuru pe. Agize gutya sinzi wenda ibintu yakoze burya ntawera ngo de. Abavuye ku kinyamakuru yakoreragaho. Afunguye agacanoke. Yarasanzwe gafite gasinziriye, arakabyutsa. Nyine ariko reka tubyirengagize, yari agafunguye. Kandi none umva nkwibutse rero, nkubwira akantu wenda abantu benshi imihanda batazi. N'impamvu abantu benshi nyine bakina icyo bita guplayinga victim. Iki kintu cyo guplayinga victim nyine ari cyo nshaka guca ngewe. Urahita ukijyaho. Yago akiva muri TV10 mbere yuko ayivamo, umugabo, umusore, umunyakazi, abantu mukurajeri, umutete, umututaravu,
Bruce Melody yabwiye Yago ati se Yago ko mbona ibyo bintu bishoboye waretse nkagushakira agakamera urumva tugafungura YouTube. Urumva ko Bruce Melody niwe wamuhaye igitekerezo cyo gukora iki, cyo gushinga YouTube channel. Yagabyumvishe bya bintu nakubwira ahita yikorereye, yari isanzwe ihari, ahubwo investment ibyo twita frais domicile, kujya gushaka abatumirwa, ikimi cya transport n'ibiki, yabaga mu Gatsata hano, yabaga ndahazi mu Gatsata hano, Yago yabaga ndahazi. nyine niho ibi byose bigenda biva, urumva ugacana karakoze karafashe arangije abarifashe n'ibidega abarahunze, arahunze. Ariko ijambo guhunga bro, ariko buri hari abantu bakoresha amagambo ankutse, ijambo bita guhunga none atarahunze ni ijambo bita guhunga cyaba ari ikibazo. Buriya base yarahunze Yago koko? Niba atarahunze ari hehe? Niki kimubesheje muri Uganda? We yarifashe ngo hari abari kurema udutsiko. Ase wa mugani abantu bari mu dutsiko, wenda we yagize ipfunwe yuko aririmba, niba societe ntiyamwakira nkuko yabyifuzaga. We Yago yaje muri showbiz abona ukuntu akora umuziki, abona ukuntu afasha abahanzi gukora imiziki, ayumva ko uburyo ari kubafasha nawe ariko bamufasha. Bro, reka nkubwize uko ntago byakunda, kuko burya na wa muntu wakweretse inzira unyuramo akenshi yinyuzemo ntago bishoboka, ukazamuka kumurusha agashyari kazamo. Ibyo ni ibintu biri normal. Ndabyibuka kera hano mu Rwanda, ahantu hose nshimira na nyakubahwa perezida wa Repubulika, Imana imurambishe kabisa, narambarambe. Kera ahantu hose hari slogan bita amata na fanta bikonje. Ako kantu akazi butike zose zitwaga hano ducuruza amata na fanta bikonje. None ubu ngubu kano kanya hari inyubako ndende zizamuka za City Plaza, Makuza Plaza, Inkunda Mahoro, urumva byarahindutse. Urumva icyo kintu rero, impamvu mbivuze ibyo bintu nuko Austin ari mu banyamakuru bavuzwe ko baririmba nabi, ariko arakomeza agira gute adutamo. Austin nta nubwo ashobora guhagarara, nta nubwo yigeze ajya no mu bitangazamakuru ngo ashake guhangana n'abari kumwita karirimba nabi. arega ari amatiku ase wakoze, ubona rero niba koko ukeneye gukora wakoze public yawe ukayikonfirma, ukayihereza ibyo igusabye, abo bandi mutari kumvikana ukabareka, comment nizizabura. Wowe ubona ari iyihe mpamvu Yago yashatse kwigira akagarara ngo atukane n'itangazamakuru ryose ari umuntu umwe, ngo nuko yaje kuririmba? Nyine biriya ni bya bindi wari uri kuvuga byo guplayinga victim. Nkwereke ko ibyo naje nkatanga hari abantu bari kungira ishyamba badashaka ko byakira, yewe badateze no ko byakira, cyangwa se akaba we yaribwiraga kuba wenda yarafashije ba Kid Gaju gukora indirimbo, kuba wenda yarafashije ari no mu bantu batumye tumenya Papa Cyangwe, ari mu bantu batumye tumenya Sky 2, amugiraho umugisha. Arega mbanze nkubwireho kano kantu kuri ntago byaro kuvuga ngo nuko bafasha gusa. Harimo content. Yarimo content. Ari gucreya gushyira kuri YouTube ye. Kandi YouTube ye ntago yari yicaye gutyo gusa. Hari ikintu yari kwinjiza. Ntago rero yari kubafasha gutyo gusa. Bivuze ngo we yibwiye ko ari kubafasha kandi ari kubakoramo akazi, yibwira ko nawe naza mu kibuga cyo kuririmba bazamwakira nkuko yazanye aba bandi bose. Ariko bamwakiriye gute? Ya mpano aza mu muziki ninde wamwakiriye? Ya mpano aza mu muziki ninde wamwakiriye? Ni umugisha n'igikundiro. Kuki we nyine ubu ngubu none ahangaha abantu bahagurutse bagahagarara bakavuga ya mpano yareka gukora? Ntabwo yareka gukora. Cyangwa ubwo nizo mbaraga ziyo yakabaye kuba ari gukoresha? Nizo mbaraga yakoresha kugira ngo ibintu and then we aho kugira ngo akore ahubwo arateruye yicaye imbere ya kamera
za Yago TV show ko channel ni yiwe ntawe uyimutegekaho atangiye gutukana aratukanye abastari bamwe arabatinyutse batari no ku rwego rumwe rw'izina hari akantu yakoze ejo bundi shanda kareba agitangira kugakora nabonye ari keza ariko kubera ko atari kugakorera ku butaka bw'u Rwanda mbona ntacyo kamara nyine karamusaba energy nyinshi karamusaba tekinoloji adafitiye ubushobozi yajya avuga ngo tekinoloji biriya bintu byo guhamagara abahanzi ba kera byanze agahamagara ngo ba G Bruce agahamagara bande ako umuzi icyo bita kuroga bro G Bruce wibereye ubu ngo ari Gomara no G Bruce yari ari za Bugesera ubu ubu ngo amakuru mfite nawe ahari ari muri Kirehe Nyakarambe Burasirazuba ari Nyakarambe G Bruce harasaza havana basani nko kagera Imana ubu yabaye president indirimbo akora ko tutazumva nta nubwo ari gukora ku muziki we uyu ndi kuba yagiye muri production ari muri production nasi indirimbo akora abo bana ziri he nizo nazo ndazitegereje mu minsi za wenda turebe ko hari ukuntu bizagenda gutya wenda tuzibone G Bruce abavandimwe harya ngo life ni gatebe gatoke mu gifaransa ngo ni chairs na banana ngo ni chair banana niko njyamye ndyomba nuko rero umugabo bita yagupondatsa kuba ari guplayinga victime kuri iyi mihanda wowe urabona hari icyo biri kuzamura bimara iki showbiz nta kintu bimariye showbiz ni impamvu ari guplayinga victime kugira ngo yishakire views ari gupromoting iki ari gupromoting album kuko no kugira ngo ajye gushyira izintu z'umugore we hanze nk'umuntu kuko wubaha igitsina gore nk'uko abyivugira ntabwo yakabaye kuba afata ikiganiro cy'isaha n'iminota ngira ngo gifite isaha imwe n'igice niba atari 40 bivuze ngo kandi kiriya kiganiro ntago azagisiba yagisiba gute umwana we azakura ambwiye nti dore fact ukivuka maze ibyumweru bitatu ako kantu ukumve mwana ako kantu ukumve pro ukumve pe nyine nawe rero azamwereka ikiganiro ati azamubwira ati peti yangu waravutse umaze kuvuka ukimara ibyumweru bitatu nakoze ikiganiro kibwira abanyarwanda kuko icyo gihe nari umusitari urumva kibwira abanyarwanda ko mu byumweru bitatu nkubona nyoko yesa kujyana umwana w'umuhungu utaze ngo azavamo iki uwo mwana w'umuhungu azakomeza utangiye kumushyira muri social media abantu bakina n'ibintu batazi ibintu Yagoponda arimo arakora nta ngirimo kuri we ari kubibara ko ari minyo kuko arimo arapromoting album ye ari nabwo yahise atangaza ngo ntago ari gupromoting album ye kandi already yatangaje anatangaza n'igihe indirimbo ye ya nyuma iri busohokere nose ubwo umuntu ntago ari gupromotinga koko nese niko tatapromotinza aho none nibaze no gupromotinga ikintu ukoresheje your own life ukoresheje kuvuga ngo famille yanjye nyishyire hanze ibi ni ukwibeshya nibyo nagiraga kuvuga iyo aza kuba koko yubaha igitsina gore nubwo uwo mukobwa yaba yamutaye n'uwo mwana yashaka aba yamumujugunyiye akamusigira ntago biri byo gufata and then ngo bishyire hanze public kuko izi YouTube channel tubona ntago irebwa nanjye gusa irebwa na 99% ku isi hose abantu bose bumva ururimi uvuga barakureba so ubona iyo ibona izo mpamvu abantu ntago bari kuzumva neza icyo ni icyambere icya kabiri cyamuteye kuvuga umugore we nicyo kintu kibanze yumvaga kiri bukurura abantu ko agiye kurira ko agiye ni kwa guplayinga victim none se avuge ko cana bayijyanye kandi ari kunyuzaho cana ntago bayijyanye kandi ubwo akandi kantu mbibutsa abanyarwanda nuko abanyarwanda dusa nk'abagira umutima woroshye kandi mbere twagiraga imitima ikomeye
Yago mbibutse neza yagiye i Bugande avuga ko agiye kujya muri Canada. None Uganda yimazemo imyaka ingahe? Ntago mbizi. Bwa kabiri barongera batubwira ko Yago agiye kurongora umugore ufite inoti gatubutse. Sibyo? Icya gatatu umushoramari wamuhaye ahantu yirambika. Ubu kano kanya ngira ngo ntabwo bagikorana kubera ko amafaranga yari yamuhaye yo kwamamaza ibikorwa by'uriya mushoramari, ikigo ntabwo twakibonye. Bayitwa ngo nagaba agaba. Ubwo nyine byose yaciriye mu gifu cye ari icecekera. Ariko andi makuru akavuga ko hari icyana cy'ikinyamurenge kiri muri Canada kimezemo neza bya hatari. Bishoboka ko uyu mwana w'umukobwa bivuga ko ari mu Rwanda yari yafashe message. Wenda muri iyi minsi ibintu by'ababesto bigezweho. Wari wavugana n'umukobwa wenda muri kumwe muri kuganira muciringa uri kumutereta kandi abibona ko muri guteretana. Sibyo? Ukumva ahisa yitaba telefone mu matwi ngumva ngo shu ngo bite se, bakavugana ibintu byinshi. Nyine ukumva ari kuvugana ibintu biri deep kandi ari kubona ko muri guteretana. Wowe mutima wawe iyo nk'umukobwa kwitabiriye ibyo bintu mu mutima wiyumva ute? Ariko burya ngewe ngerageza kuba honnête. Dushobora kuba twajyanye ariko aho ngaho ntituhavane. Ibyo rero nibyo bintu byabaye kuri Yago. Yago we yashatse gukina game bita player boy. Player boy sinzi abanyarwanda babyumva gutendeka. Yashatse gutendeka umukobwa w'umunyabutara avuga ati buriya rero bararakubeshye mu rugo ntago banyirukanye ninjye wizanye uburyo nizanye nzisubizayo. Kandi ibintu bifite logique. Ari nabyo nyine Yago yifata akavuga ngo nta kintu bapfuye, yarangiza akabwira ati ngo ntimungirire impuhwe. Yago tugufitiye impuhwe ku rwego tumugirire impuhwe kubera iki azi neza ya playing victims arimo arakurura. Arashaka kutwereka ko atari yarimo arakoresha, ahubwo we ashaka kuyishyira kuri hanze kumuriho cyangwa se kuri kwibyo ari kunyuramo. Tuvugisha ukuri, urumva tuvugisha ukuri, wenda urakomeza singuciye mu ijambo. Uyu musore imiziki yayiretse koko. Oya, inama ya mbere namugira yakoze concert irahomba. Ikintu cya mbere na VR agaruke mu Rwanda. Niba kuko nta kintu yishinja agaruke mu Rwanda. Yago garuka mu Rwanda bro, garuka kabisa. Akomeza yubaka channel ye kuko nta kubeshya channel yiwe nta nirimo iragana. Ntaho. Mana we. Kuko tugiye na muri playback yayo views yabonaga akiri mu Rwanda. Zira content yazijyana he muri Uganda yakoraga mu Rwanda. Uganda byaranze yagiye mu matiku azana ngo banasoni tuzi ibintu bakoze byatumye badakomeza kuba bahanze banyabo. Abo bitwa bagisa cy'inganzo n'abantu bamwe biyobya bwenge ntibyamukundira. Zira G Bruce yafashijwe nzabakire benshi bamufashije yahemukiye. Urumva we kari benshi se mwakagira Imana. Bro, garuka mu Rwanda, garuka ku isoko. Garuka mu Rwanda niyo nabirahunga bya cyber. Naze izo video bafite nazisibe. Abanyarwanda baravuga ngo ibya ikibazo irakirigata. Ngwino uruwacu, urumva bakujyane mu kigo bakugororemo gakeya kwishimira ko mugenzi wawe ngo bamuvuze ukagenda baravuga ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga. Yarayakoze ikiganiro yigamba avuga ati murabona ngo nabamvuze ngo abenshi ngo muri bo barafunzwe. Bro, ariko buryo umugabo mbwaseka imbohe wacyumvishe kuba barabafunze bari kugororeka. None ngiye mfite ikibazo nyuma y'iki kiganiro arakora iki kiganiro. Ibiganiro byo kubisigaye bimeze nk'indirimbo. Ukuvuga ngo nkuko yabivuze ikiganiro cye kirasohokira ijoro. Indirimbo irasohokira ijoro. Nyuma ya kino kiganiro arakora ikiganiro cy'ubuhe bwoko? Nta gabura kandi kana akareya n'ubundi arire. Kuko ni ibintu tumaze kumumenyeraho.
abantu batwumve neza, ibiganiro bya Yago byarangije kuba nk'indirimbo, byararangiye, turazumva zigatambuka ntitwongere kuyisubiramo. Uyu munsi rero cyangwa mu minsi 3 ishize abantu bose bari kuri couple ya Yago. Ese mu muco nyarwanda biriya bintu byitwa iki, kuba Yago yarabyaranye n'uriya mwana w'umukobwa batari mu mategeko imbere y'Imana n'amategeko ya Repubulika? Nta nuza bari babanye buraya, icyo ni icyambere. Cya kabiri, kubera ko impamvu babanye buraya ntigeze amusaba ngo umukwe, ntibigeze basezerana mu murenge byibuze, ntibigeze bajya mu matorero yabo, kandi umwana w'umukobwa niwe wamusanze Bugande. Ntago tuzi behind kugira ngo ajyeyo byari byagenze bite, kuko mu makuru ahari nuko Yago yabanje kujya Bugande, agenda wenyine, yagiye wenyine, amaze kugenda wenyine uriya mwana w'umukobwa agenda amukurikiye. None umwana w'umukobwa kuba yafashe itike akikubita kongera akizira, uwo mwana w'umukobwa afite icyaha. None ikintu kibabaje, yatangiye kumushinja kurwara depression, hajemo no gutukana. Ya depression yavuze ngo iri hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6. Kaho rero bivuze ngo yahise bishyira muri rusange, ati abagore bose babyaye, ahubwo ukibaza abo bagore bose babyara bakaguma mu ngo zabo. Iyo depression bayimanaginga bate koko niyo depression ihari? And then niba we yarabizi ko umugore wese ubyaye agira iyo depression, kuki atamufashije kuyinyuramo? Asa iyo depression yamutegetse kuva aho yarari asubira iwabo, nta kintu kindi cyari kibyihishe inyuma. Hari akandi kantu yongeyemo aravuga ngo urukundo rutarimo commitment. Commitment ni nyuma. Nese kubana n'umuntu hazamo commitment ni iki se? Navuga ko ari nko kuzuzanya. Nese ubwo wavuga ko yuko kubana ubu kano kanya relationships ziri hano hanze iyo zidafite ikintu zubakiyeho zagira intego, zidafite fondation. Yago n'uriya mwana w'umukobwa bari bafite iye fondation. Nicyo kintu nari ngerageje kuvuga, kubera ko fondation ya mbere kwari uguca mu murenge, fondation ya kabiri kwari ukwereka abanyarwanda no kwereka Imana ko bagiye gukora iby'Imana yabashyiriye ku isi. Iyo niyo fondation, niyo musingi. Reka tureke ibyo ngibyo ko n'ubundi bari babikoze batakoze ibyo ngibyo mu mirenge cyangwa mu matorero yabo, sibyo? Bari bubatse ku musenyi byonyine. Reka turebe, tuvugishe urakomeza. Bya bintu Jay Paul yavuze ngo twubatse ngo bamwe bubatse ku musenyi, bubatse n'icyo byo ngira ngo iyo ndimba yize. Yago we yibwiraga mu mboni z'ubwenge bwe, urebe ukuntu abantu bisama basandaye, bure yibwiraga kuri uriya mwana w'umukobwa wizanye azamumaintaininga nta fondation. Kumutera inda bivuze ko bashobora no gusezerana bagatandukana, ariko gusezerana bagatandukana buriya haba harimo akantu kubaka, nabwo harimo akandi kantu, kubera ko reka wenda nkusubize kuri kano kantu. Uku kuzuzanya Yago yashaka kuvuga, urukundo rutarimo icyubahiro, rutarimo kuzuzanya, ntabwo uyu mukobwa yifashe. Nidushaka tubare ko ijoro yageze yarwo yese atwita, iryo joro akigerayo, yego wenda reka tubifate gutya. Yamaze amezi 9 n'ibyumweru 3 yaramaze abyaye, amutwitiye. Ndabara amezi 9 nyine yashize atwite, n'ibyumweru 3 byari bishize abyaye. Umukobwa atarakeneye kubaka, ese wamagana amezi 9 arakwihanganiye. Uko kuzuzanya ashaka kuvuga uyu mukobwa atarafite nukuhe uko kuzuzanya. Niba umukobwa yaramwihanganiye ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, amezi 9 akarangira, umukobwa akabyara. Niba numvishe neza, kuzuzanya ni ukugira ikintu uzana mu rugo. No, kuzuzanya byonyine no mu bitekerezo byashoboka, kuko umukobwa ashobora kuba afite akazi ntako mfite, ariko bitewe n'uburyo twubatse, ibiganiro tugirana, inama tugirana, n'ubundi tukuzuzanya muri byose. Nayo ngayo make yaje nkamufasha, cyangwa se nanjye akaba yamfasha kuba yagira ikintu abyara gikuru gifatika.
aho ngaho tuba ntago ari ngombwa ngo niba nzanye igihumbi azane 500 cyangwa 100. Oya, nuko rero umukobwa ari i Kigali. Rero niba umukobwa ari i Kigali, umukobwa amaze kumujabuka agarutse mu Rwanda, yagatangiye kumushinja kutabasiriye. No kutabasiriye. Buri jambo depression rero ririmo ibintu byinshi. Depression haba harimo no kutigira icyizere, depression uba ari ugucika intege kw'ibintu wizera gutabona cyane. Ariko kandi ari nabyo mvuga, niba kuko uyu mukobwa afite iyo depression iraterwa na Yago. Yego, kandi depression bavuga ko ari uko yabyaye. Oya, rega none se yabyahiye ubu ngubu imyaka ishize natwe twese twagiye tuvuga. Bivuze ngo abagore none abo bagore ko batagiye bataye abagabo babo kubera izo depression ije kwa Yago gusa. Uyu muhungu rero ibintu arimo ntabwo ari gutya bikora. We araduhereza ahubwo we natubwira ibindi byihishe inyuma yabo, atarimo arashaka gusohora ngo agaragaze hanze tubibone. Cyangwa se ikiganiro yakoze kikaba gifite part B. Kandi nakubwiye nyuma ya kino kiganiro, kugira ngo urebe ko uyu mutipe nyine yabaye mu YouTube cyane kuruta kuba umuntu. Urumva, niba ubu kano kanya kiriya kiganiro yakoze kizarebwa n'umwana we, iriya ni history yakoze, sibyo? N'undi mukobwa bazashakana cyangwa n'undi munyamafaranga cyangwa twarangije kureba karakteri ya Yago. Ese Yago ubu kano kanya abana n'abantu ati, niba ubu kano kanya yaramaze igihe kingana n'umwaka n'ibiki byose, twese twarishimye ko Yago afite urubavu, twese twarishimye ko ubu kano kanya Yago yabyaye umuhungu. Ese undi mukobwa bazabyarana azamufata? Ahubwo se buri mukobwa uzongera kumwizera azamwizera nyuma y'imyaka ingahe? Icyo ni kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri nibaza ni iki ngiki, ese ko twabonye amakuru avuga ngo Yago yaba yatandukanye n'umugore we, ayo makuru yaba yaratangajwe nande? Yaratandukanye n'umugore yaba yaratangajwe nawe kumboniza, either ibintu bibera mu nzu bari barimo, ntago ari umukameramani we, umukameramani ntago babana, urumva, ntabwo ari umukozi we akoresha, urumva, bivuze ngo umuntu wazanye kuri social media amakuru y'uko Yago, ikintu cyo nzi mfite n'amakuru, Yago afite social media nyinshi akoresha zitari mu mazina ye, okay? Kuba we ubwe yifata akavuga ngo bahamagaye, bande bahamagaye? None ikindi nshaka kugira ngo nkwereke, aravuga ko umugore we yamuhaye message. Iyo message irahari ariko ni ama emoji yavuze kwa kundi ntazibana zidakomana amahembe bro. We yarayifashe ishyira kuri status. Hanyuma ndaza kukabereka abangaba. Yaragafashe agashyira kuri status. Ari bya bintu byo kujoginga, ariko ubona harimo n'utuntu tw'udushinge n'iki byose. Ariko ngiye ikibazo nibaza ni kimwe. Ubwo urumva umukobwa we Yago we yapostinze avuga ngo fake love. Cyo nacyumva kandi ni ubwo ntabwo tuzi ngo yari ari kubwira nde. Utari ari kubwira sa, ubwo nihe wowe utabibona we yari ari kubwira. Hoye umva ukuntu ibintu biba bimeze. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nka The Ben aramutse afashe Instagram ye agasiba amafoto ya Pamela, sibyo? Yarangiza agahita yandikaho ngo fake love. Niyo mpamvu showbiz yo mu Rwanda abantu banayikorana nubwo bazi no gucuruza. Ariko uko biri kose twese twari tuzi uri kumwe nande na Yago, ariko mu gihe bari kumwe twese man sinkubeke pe, nge nyumva inkuru ya Yago ko umugore watwite bro, shamusa naramwandikiye ndamubwira ni bro brother congratulations kuba umugore wawe atwite, kuba none ubu kano kanya ugiye kuri social media ukavuga ati man I'm proud of this young girl. Mu gihe harabaje kuri imihanda bakamwitirira kandi koko akabakoma.
none tuvugisha ukuri umuntu Yago yahaye amafaranga ngo amuvuge muri iyi minsi bigezweho ahubwo nibyo biri gukorwa gusa bigezweho nibyo biri gukorwa gusa kuko bisa nkaho n'ubundi n'abandi bose bamamazaga ku maradiyo mu mateleviziyo bari kuza mu ma YouTube nese tuvugisha ukuri alubumu ya mbere ya launch ya Yago igitaramo yakishyuye mu gitondo bari kwinsta ubu koko iyi alubumu ari gupromoting iri indirimbo izo ngizo nizishaka zibe 50 ubu abantu kagatsiko kamutukaga kagatsiko kavugaga ngo aririmba nabe ngo arajwigira bazamwumva ahubwo se aho gatsiko yirirwa yikoma ariko mbere yuko mvuga kuri kano gatsiko twibutsa kambanze nibutsa abanyarwanda turi mu Rwanda rufite umutekano 100%. Ako gatsiko kamutukaga niko kamukuye mu Rwanda kamujyana muri Uganda. Ni birebire buri wese aba afite ukuntu abireba ariko ntago aricyo kintu cyatumye ava hano mu Rwanda ajya Uganda. Ngewe none se ako gatsiko kamutukaga tubare wenda yego yaragahunze agasiga mu Rwanda ajya muri Uganda. Nta passport bafite zo kujya muri Uganda. Zirari. None se niba koko yaragahunze yakabujije kuvuga. Ntabwo nubwo yigeze nakabuza no kukavuga. None ahubwo harese ni iki kiri kumutera imbaraga cyo gukorera aho ari. Hari ibintu byaje ikindi wibuka ko indirimbo ya nyuma yavuze yakozwe n'ibisumizi. Si mu Rwanda. Yakozwe honyine indirimbo ze zose ntago yabona amafaranga yishyuye bara producer ba Uganda bro. Ntabwo yayabona. Ntago yabona amafaranga agiye kwa Nesimu ntabwo Yago ntiyabona amafaranga ajya kwa Nesimu ntiyabona amafaranga ajya South Avenue mani. Nagaruka mu Rwanda kuri ibyo agomba gukora. Garuka mu Rwanda wemera uce bugufi nkuko waratukanye abantu benshi nyine banagusabye n'imbabazi. Garuka mu Rwanda ukorane na DJ Brian dore nasigaye afite channel imeze fresh. Karaga cyane kari kuzamuka kaguruka. Wongera ukorane n'abantu dushyushye ikibuga. Va muri ibyo ngibyo urimo ibyo bintu uri gusenya nawe ubwawe uri kwisenya. Ntabwo ibingibi namuhereza iminsi. Njya numva yigeze gukora ikiganiro abwira Irene avuga ati ngo wewe Irene ngo nta kintu uzandusha ngo niki bro. Irene ari mu bakozi beza. Irene afite viewership, afite fondation yubatse imeze neza. Urumva nta nuzamubuza gukora arigengesera mu bintu byose akora. Sindi kuvugira Irene nawe rero birashoboka cyane 100%. Berga ntago ari kuvuga ngo birashoboka 100%. Nubundi yarasanzwe akora. Kandi nta wigeze amutera amabuye aho yakoreraga. Nta wigeze amwirukanka ngo nareke gukora. Kandi noneho reba ikintu gitangaje. Ikosa yakoze ni ikosa rimwe ryonyine. Niyo atanavuga ari ajambo ngo sindi hano ngo gupromoting album ngo sinjya nkora pranka ngo album ngiye kuba nyihoreye. Bro, album uyimazeho umwaka uyikoraho. Arayihorera atera tangaje se kagomba kuyikoraho. Kandi kantu kansekeje. Na promoting vuba ahubwo. And then nyuma y'umwaka nzamuseka cyane. Victim azaba ari guprayinga ngo niyi. Nzamuseka cyane kuko numvise avuga ngo buri muntu wese ngo ushanga ujye umuhamagara ngo umwandikira ngo muri DMs ngo ubu ngubu ngo yabonye akazi ngo urumva ngo buri muntu uzajya umwegera ngo kuri Yago TV show ngo ubu ngubu ngo nibwo agiye gukora. Muri kumwumva nakore noneho ndashaka kuzabona wenda nka runaka amubwiye ngo ubu noneho nje imbere ya Yago TV show nishyuye kugira ngo nkunde nkore kuri Yago TV show. Bivuze ngo ari kubona MIE iri kwamamaza biriya biboro byose ikamamaza n'ibiki byose kandi Yago akiri hano mu Rwanda afite company nyinshi yamamariza kuri ya channel ye. Ariko right now there is none any company. Arayikura he? Kubera iki yagiye mu mujyi utamureba.
Yago va muri ibyo bintu urimo bro. ari aho ngaho ari guta umwanya mu muziki no duke yabonye mu muziki. Wenda ngewe ne kumugirira impuhwe zo kumva ni choices z'ubuzima bwe, ariko niba ari choices z'ubuzima bwe nareke kwanduza abandi ba YouTubers. Oya ibi ngibi byo ari kwigira ntago ari bubyigire, ntarabyigire igihe kinini, ntago arenze imyaka 2. Imyaka 2 irimo se? Ngewe ndi kukubwira nicyo gihe kinini muhaye. Nge ndi kukubwira imyaka 2 naba kifite amagambo aza kuri kamera katubeshya akarira agaplayinga victim y'ibintu bidahari, azabikore ngo mama life. Oya ntago ari ukubeshya, imyaka 2 nirangira agifite ibyo aza kubeshya imbere ya kamera. 2 ni myinshi, 2 ni myinshi, 2 ni myinshi, 2 ni myinshi pe, 2 ni myinshi. Ngewe nagira imana akarangiza uyu mwaka ari nadahindura ntago azarangiza uyu mwaka. Hari yari nta content afite, views zarabuze, niyambuke nagaruke. Ako wabonye ukuntu kumenyera kuba igifi kinini akuntu ari bibi. Yari yaramenyereye 20,000, 40,000, 50 mu gihe cy'iminsi nkinga, ariko umusa arabona 10,000 agashima Imana. Arega none se izi content yitwa ngo yambukanye yari hakurya nta hantu yazishyira. Abagande barakora, ntago njya numva avuga ngo twebwe ngo aba YouTubers bo mu Rwanda ngo bari weak bro, bari weak ya uploading kangaye mu kwezi. Shamusa yarakoze ndabyemeye pe, ariko ubu noneho ari kuvomesha akayunguruzo. Moment za turaza kumwita mvoma bihita. Ntago ngenya mbeshya abantu bose hano ku mbuga nkoranyambaga, n'undi wari wese uzashaka ko dukora tuzakora. Ariko nihitazamo ibintu byo kubeshya, ko nicyo kintu cya mbere twaje gukuraho. Hari akantu nshaka ko tuganiraho, cyane nyine ku bijyanye nyine n'itangazamakuru. Showbiz yo mu Rwanda cyangwa showbiz muri rusange ibereyeho gushyushya imbuga nkoranyambaga, ikanashyushya n'abazireba. Ese ibi bintu yagari gukora ari gushyushya imbuga nkoranyambaga mu mboni zawe? Iki kintu n'ubunitsa nkaho nakivuzeho nkitangira, nta gushyuha ntako, kubera ko ahubwo ari kuza kwanduza abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ariko nkibaza naza imbere ya kamera karira, nkajya imbere ya kamera nkarira, n'undi wese akaza imbere ya kamera karira, harya ubwo turaba turi kubaka iki? Nta kintu kimwe nta kintu turi kubaka, nta n'ikintu turi gushyushya, nta n'icyo turi gushaka kugeraho icyo gihe. Ibaze buriya yakagombye wenda kuba niba ashaka gupromotinga album ye, umugore we ntiyakamuzanyamo. Yamuzanamo gukoramo iki? Nibyo navuze, niba koko amwubaha akaba yubaha igitsina gore nk'uko yabyivugiraga. Numvise atangiye kuvuga ngo niba Yago he's a very bad boy, a very big player boy. Ibaze ko yavuze ngo uyu mwana w'umukobwa ngo nta wundi mwana w'umukobwa ngo naye nakunda ngo bigeza. Ese mama w'uriya mukobwa cyangwa papa w'uriya mukobwa nabona kira kiganiro avuga ati uyu muntu niyo mwari mugiye kuzabana utakuba utangiye kukwita umukobwa, uyu mwana w'umukobwa, iryo jambo uyu mwana w'umukobwa sinzi ko ari undi mwana w'umukobwa nzongera gukunda gutya. Yamwitaga mama life. Nta cyubahiro nyine, urumva icya cyubahiro yamuhera kuko yavuga ngo umutima wanjye wamukundaga. Ntabwo nyine umutima ntagakiri mu mutima we. Ntagakiri mu mutima we. Kandi yubaha umugore, yubaha igitsina gore. For real kateye ubwoba. Njye nkumbuye mwana Yago bakera man. Ni twese after team yitangwa ni Big Energy. Yava kuri Big Energy bari abona no bateye ubwoba. Iyo team yiwe arayifite. Nubwo navuga ngo nta nama iri kumugira, bari abo ntabwo babaho bro. Ariko burya byibuze hakabaye kuba havamo umwe agaca ibinyafu akambuka muri Uganda, cyangwa se yabari no muri Uganda akabanza akamurambika hasi, kamwe ati va mu ibyo urimo. Niba koko iyo Big Energy yiwe imukunda, yakabaye kumugira inama nzima. Shano nongeye ikintu cyembabaza ni ikintu kimwe, ntago ndi kumuvuga nabi, ni ibintu ni nk'imishinga panga akajya imbere ya kamera pe akabivuga ukategeza ko ibyo bintu bizasohoza. Reka da, yashinze podcast byanga kwikomeza, urumva ashinga
ashinga buriya yigeze no gushaka gukora talent detection, gushaka impano. Oya wenda nanavuga ko yagerageje. Biranga ko yagerageje. Arangije ahita aba umuvugizi w'impano zazimye, none nabyo byanze. Ubu se azavugira none ngewe ibyo byose ikintu kimbabaza ni kimwe. Ejo bundi Nasone yakoze media tuba mama kuri radio station zose, hari indirimbo yaragiye gusohora, ariko akimara kujya kwa Yago, ngira ngo nawe ubwe yaricaye arareba ikiganiro yakoze kwa Yago, aravuga ati indirimbo ntago nayisohora, indirimbo ntago irasohoka yanasohora. Arega nawe hari ahantu ushobora gukorera ukavata ariko se ahubwo depression irwaye uriya muhungu. Oya Yago we arayifite inakomeye. Njye mugira inama yajya kwa muganga. Ariyo mpamvu naze mu Rwanda, icyo nzi cyabwo ageze mu Rwanda yakira. Ukuri Imana yakira pe. Si ngombwa kwa muganga. Nataye mu Rwanda rebe. Cyakuza yiyushye kaza nkahangaha akagira hano mu Rwanda agahita akora wenda nk'ikiganiro. Yagikora muri Stade Amahoro, njya mbona bajya bayimuha. Akongera agasubirana n'inyogo ye cyangwa akajya hariya iyo ngiyi inyogo yituye. Agapfa yakongera akagaruka, hahandi yazajya ashyaprodinga ikiganiro tugahita tumureba twiruka. Ariko no muri twaramurebaga hakungubu urabona nese ubu turamureba tureba iki? Ari amarira yiwe ari gutanga adafite ishingiro, nta kintu arimo arakora. Gusa album ye yarangije no kuba flop. Nakomeze n'ubundi ayamamaze. Album yarangije kuba flop. Nakomeza ayamamaze nta kibazo. Arayamamaza se nikeneye kuyumva kandi wumva ari kurira. Urumva ubu kano kanya yopeninze market, yopeninze ibyo bita tenda. None se umuntu uri bujye kwa Yago TV show. Yago TV show uri mu matiku, Yago TV show uri kurira buri mwanya na buri segonda, ngagiye gutanga amafaranga ngo yamamarize kuri Yago TV show. Uwo mukire ninde? Ntabwo ndi oya ntago ari ukubeshya yabahiye. Ntabwo ndi guca like ntabwo ndi guca ko twese dukunda Yago, dukeneye ko yagahinduka, dukeneye ko Yago abo wa munyamakuru twabonaga kera. Ubu kano kanya ninde mukiri bujye kwamamariza kuri Yago TV show. Ejo bundi ari bugarure ba Nasoni, ari bugarure bande na bande babwiye ati kubera kimwe mutaba ba star nka ba Bruce Melody yagize umugisha. Ahubwo arifata ngo bari mu bapfumu. Ase abo bapfumu we yarababuze kugira ngo nawe aroge. UG ahantu ari hose wabariza bakubwira ko UG ifite abapfumu bo ku rwego rwo hejuru. Kuki atabikora? We kuki atari kubakoresha? Ni kibazo gikomeye. Ngo abantu ngo babagishije inda. Ibyo ngibyo ni iki kimurebaho? Muri showbiz turabikeye ko babagishije inda. Yakoze akakora ku giti cye. Dusoza rero gira inama wabwira Yago ubu kano kanya. Ndabizi kino kiganiro nawe akunda uduganiro tw'udutiku. Oya nta matiku ndimo, nawe anyumve na big energy yiwe. Nishaka yahaguruka ihagarare, mfite mikoro nzakomeza nyifate mu gihe icyo aricyo cyose ngiye kubwiza umuntu kuri. Yago ko warambutse ukajya muri Uganda ntago wambutse uri shyashya. Ibintu bya cyber urabizi ko ubifitemo ikirego. Kuba warambutse uvuga ngo udutsiko ngo iki, ntabwo utwo dutsiko waduhungiye muri Uganda kuko ntago watubuza kuvuga. Inama nakugira rero, ngwino ugaruke mu Rwanda wongere twiyereke as Yago for real, and then tukomeze tugukurikire nkuko twagukurikiraga. Amafaranga wongere uyarye kuko nta content uri gukora aho ngaho, nta niyo uteze gukora. Garuka rero ukore as Yago, and then n'ikintu cyari cyo cyose wabuzi kigutandukanya n'inshuti zawe ndetse cyatuma ukomeza kwihishahisha, byose bigire clear, and then ugaruke kuri kamera zawe na mic yawe ukore nkuko wakoraga. Uduhe show dukumbe nkumbe Yago na papa cyangwa bro.
nkumbuye yago na Sky 2 nkumbuye yago n'inyogoye nkumbuye yago n'aba bavandimwe bo mu majyaruguru ba peti ba basaza bagufi batoye ba Jean Paul ni Jean Paul ni ba Nepo n'abandi nkumbuye yago mu bitaramo bro nkumbuye exclusive za yago abaza ba Rider abaza ba Bulldog bro Yigo n'umunyamakuru mwiza nta n'uwamuteye amabuye ku bunyamakuru bwe ariko nagaruka kuri content nzima kubona yago yongera atumira abahanzi upcoming naza aduhereze naho izi stress zo kuvuga ngo afite umuryango none ntabwo agiye kuba seriye noneho ntabwo ugiye kuba seriye ugiye kubizambya ntabwo agiye kubizambya ahubwo yatangiye kubizambya byagiye aka ni akagaruka rero hano kuri Afro Tricks Media wo kiri mushyashya rero komeza ukore subscribe